Yes, ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza kuri wowe gukurikira GB Empire namakuru akomeje kugenda yumvikana mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutangaza amakuru mu Rwanda RBL uko bikomeje kugenda bigaragazwa. RBL kandi ikomeje kugenda yibanda mu kwirukana abakozi bayo by'umwihariko ikibanda ku bagabo gusa cyane cyane ukabona ko ariho hari ikibazo gikomeye cyane. Benshi rero barakomeza kugenda basanisha bavuga uti ese mu by'ukuri RBL inkomoko ikomeje kugenda igaragara yo kwirukana by'umwihariko igitsina gabo byaba uko akomeje kugenda humvikana amakuru akomeje kugenda yibandwaho avuga ko mu by'ukuri RBL akomeje kugenda havugwamo ruswa by'umwihariko iyi ruswa ikaba ishingiye ku gitsina. Ndaza kuba navuga ko mu Rwanda tubasha kuba twagendera ku mahame atandukanye gusa nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa iki ni ikigo gishinzwe by'umwihariko gutangaza amakuru mu Rwanda. Ndaza kuba nakumenyesha ko mu by'ukuri ikigo cy'igihugu gishinzwe gutangaza amakuru RBL bikumvikana ko ari nayo televiziyo y'igihugu kugeza kuri aka kanya ikaba na radio y'igihugu kugeza kuri aka kanya gusa akomeje kugenda humvikanamo abakomeje kugenda bikubira ndetse kandi bagakomeza kugenda bashyiramo amategeko akakaye cyane. Benshi bakibaza ese mu by'ukuri nyuma yuko uwitwa Sandrine Isheza akomeje kugenda agaragaza mu kwibanda gushyira amategeko akakaye cyane muri iyi nyubako ya RBL bikanatuma benshi mu bagabo basezera bakajya kuba bakikorera imirimo yabo. Ndaza kuba nakubwira ngo mu by'ukuri ukomeje kugenda byumvikana muri RBL biteye ubwoba cyane kugeza kuri aka kanya. Amakuru nje kuba navuga kuri aka kanya mu by'ukuri na makuru angezeho kuri aka kanya birumvikana ko mu by'ukuri muri RBL by'umwihariko ibikomeje kugera byumvikana ko akomeje kugera hirukanwa abagabo hakibandwa mu by'ukuri ku gitsina gabo gusa ukabona ko harimo ikibazo gikomeye cyane kandi mu by'ukuri byatangiye hagaragara icyitwa gender equality ukabona ko kirimo ko mu by'ukuri cyakubahirizwa ndetse kandi hatangiye mu by'ukuri hakoreshwa abagabo cyane ukabona ko nyine bari kwibandwaho. Ariko ndakubwira ngo mu by'ukuri isi turi kurekeza muri aka kanya ikomeje kugenda iha igitsina gore ijambo mu by'ukuri ikambura igitsina gabo mu by'ukuri ijambo ukabona ko abagore bakomeje kugenda bakoresha imbaraga bari guhabwa by'umwihariko n'amategeko bakabikoresha nabi bakaba batsikamira by'umwihariko igitsina gabo. Ariko ndakubwira ngo mu by'ukuri ibiri kuvugwa muri inyubako ya RBL urabona ko mu by'ukuri bikomeje kugenda bibabaza benshi cyane mu Banyarwanda barakomeza kugenda abibaza ese mu by'ukuri bikomeje kugera byumvikana ko muri RBL udafite igitsina gore utari buze kuba wakora muri RBL. Niyo makuru akomeje kugera yumvikana kuko nuza kuba wareba uraza gusanga benshi bakomeza kugenda bibanda kuba mu by'ukuri ikigo cy'igihugu gishinzwe gutangaza amakuru mu Rwanda ndetse bikanumvikana ko ari televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda RBL bikumvikana ko hakomeje kugenda hibandwa mu kugaragara mu ruswa y'igitsina cyane bikanatuma byumvikana ko ngo abagabo benshi cyane bakomeje kugenda basezera ukabona ko uwitwa Sandrine Isheza akomeje kugera mu by'ukuri ashyiramo amategeko akakaye cyane bikanatuma ngo abagabo bari gukora muri iki kigo bakomeje kugera mu by'ukuri bahava bagasezera bakajya kuba bakikorera imirimo yabo. Ariko rero ndaza kuba nakibanda ku magambo akomeje kugenda atangazwa na Madame First Lady w'igihugu cy'u Rwanda ndetse angandaza no kuba nagaruka ku magambo yakomeje kugenda avugwa na nyakubahwa His Excellency Paul Kagame akomeza kugenda yibaza imwe mu by'ukuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda ikomeje kugenda yumvikanamo amatiku ateye ubwoba cyane. Ndajya mu by'ukuri mu baturarwanda ba muri cyaka kanya muze kuba mwafasha muri comment muze kuba mwambwira ese mwebwe mu by'ukuri murabibona gute vision ikomeje kugenda igaragara by'umwihariko muri isi dukomeje kugenda twirukankamo cyangwa se isi ya none. Urabona ko mu by'ukuri akomeje kugenda hagaragazwa by'umwihariko abagore bakomeje kugenda bafata ijambo bahawe mu by'ukuri bakarikoresha bagatsikamira igitsina gabo ukabona ko ari ikintu gikomeje kugenda kigaragara mu mirimo itandukanye kuko ndaza kuba nanafata urugero mu by'ukuri tujya kuba twakoresha no kuri RBL. Urabona ko abagabo nibo bakomeje kugenda bibandwaho mu gusezererwa mu itangazamakuru ry'igihugu cy'u Rwanda. Gusa ibi ngibi byakomeje kugenda bigaragara ko benshi mu Banyarwanda bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye nyuma y'uko mu by'ukuri hamaze kuba hasezererwa undi mugabo nyuma y'iminsi ibiri ishize. Ariko ndaza kuba nakubwira ngo uwitwa Rweme Mbabazi yongeye kuba yagaruka na benshi bakomeza kugenda bibaza ese mu kubera iki mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda basezererwa. Uwitwa DJ Bisozo yakomeje kugenda agaragara mu itangazamakuru ariko ry'igihugu bikanumvikana ko nyine DJ Bisozo mu by'ukuri akomeje kugenda nyine adija imiziki ayivanga donc nyine haba hatumiwe abatumirwa batandukanye ariko nyine habagomba kuba hanagaragara ugaragara kuri tekinike y'imiziki. Uyu ngura mu by'ukuri nta wundi yari DJ Bisozo ariko nawe yasezerewe bivuga ko mu by'ukuri ngo atigeze nahembwa amafaranga y'amezi 3. Ukibaza ese kubera iki mu by'ukuri akomeje kugenda hagaragara amakuru atari meza mu kigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe gutangaza amakuru RBL ukabona ko harimo kugenda hagaragara akantu gakomeje kugenda gakonda karuswe y'igitsina
gitsina, ari nako nakomeje kugenda nibandaho cyane muri iki kiganiro. Ariko rero n'amakuru mabi cyane akomeje kugenda yumvikana neza ko nabikubwiriza ko wabyumva, kuko ntago mpamye ko ukuntu mu by'ukuri abandi bantu baza kuba mu by'ukuri baza gukora mu itangazamakuru by'umwihariko ari abakobwa cyangwa se abagore, donc ariko abagabo baza gukora mu kigo cy'igihugu gitangaza amakuru mu Rwanda ari nabo bagifunze, ugasanga mu by'ukuri haracyarimo akantu gakomeza kugenda kagaragaza ko nimba utari umugore cyangwa umukobwa utari buze kuba wakora mu itangazamakuru ry'igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mu by'ukuri abangaba bashinzwe itangazamakuru ry'igihugu cy'u Rwanda muze kuba mwaza mudusobanurire, kubera ko nimuza kureba abanyarwanda benshi bari mu rujijo, baribaza impamvu guys abantu mu by'ukuri bakomeje kugenda birukanwa mu itangazamakuru uko bwije nuko bukeye, ariko hakibandwa ku gitsina gabo, ariko ugasanga abagore n'abakobwa barimo gusigara mu itangazamakuru ry'igihugu cy'u Rwanda. Ukabona ko benshi mu by'ukuri bafite izo zo kuza gukora mu itangazamakuru y'igihugu, ariko ugasanga n'abarimo barakomeza kugenda bagaragaza ko bafite agahinda n'amarira akomeje kugenda yisukiranya. Tukibaza impamvu mu by'ukuri buri mwaka RBA agomba kuba yaburamo abakozi barenga 2 bagomba kuba basezererwa. Kugeza kuri aka kanya ibikomerezwa by'ibihangange mu itangazamakuru y'igihugu cy'u Rwanda RBA byakozemo, ndetse kandi bikaba byarabasha kuba mu by'ukuri byakubaka iki kinyamakuru cy'u Rwanda, ariko ukabona ko basezerewe mu by'ukuri ngo batanahembwe hafi amezi 3. Ibi ngira mu by'ukuri bikaza kuba byateza amakimbirane muri societe, ukaza kuba wasanga uwitwa DJ Bisoso ngo yirukanwe mu by'ukuri adahembwe. By'umwihariko unakomeje kugenda nibandaho cyane uwitwa Rwema Imbabazi, ndagira ngo mu by'ukuri yasezeye benshi mwarabibonye bakomeje kugenda ndoko bakomeza kugenda nyine bagaragaza bibaza impamvu mu by'ukuri benshi bakomeza kugenda basezererwa, ariko makuru dufite ngo nuko abasezererwa muri RBA mu by'ukuri benshi ntabwo bishyurwa amafaranga y'umushahara bakoreye. Ugasanga mu by'ukuri benshi ubwo ngubwo barakomeza kugenda bagaragaza ko iki kigo gishinzwe gutangaza amakuru mu Rwanda RBA kirimo amatiku n'amanyanga. Kugeza kuri aka kanya ntabwo ndi butinye kuza kuba mu by'ukuri navuga amwe magambo gusa, ndaza no kubona kifashisha amagambo akomeje kugenda avugirwa mu mbwirwaruhame mu by'ukuri akoreshejwe na Jeannette Kagame ndetse na Isexcellence Paul Kagame, ari nabo mu by'ukuri bivugwa ko amakuru arimo kuba yatugeraho. Kugeza kuri aka kanya arimo kugaragaza ngo iki gitangazamakuru cy'igihugu cy'u Rwanda RBA birumvikana ngo cyaba ari n'icya Perezida Paul Kagame. Gusa ibi ngibi ntabwo byizewe, sinze kuba nahagarara kuri aya makuru, ntabwo nyazi guys, ahubwo mu by'ukuri ikintu uje kuba navuga ni amakuru akomeje kugenda yibanda ngo kuri ruswa y'igitsina ikomeje kugenda igaragara muri RBA. Gusa rero tukibaza uti ni ukubera iki mu by'ukuri buri mwaka abarenga 3 by'umwihariko bagomba kuba basezererwa mu itangazamakuru ry'igihugu cy'u Rwanda, ukabona ko abasezererwa mu by'ukuri ari bya bifi binini cyangwa se ari bamwe mu bafashije societe mu by'ukuri RBA kubaka iki kigo kugira ngo gikomere aka kanya kibe kizwi, no ndetse no kuba mu by'ukuri cyaba gikurikirwa n'abangana gutya ku mubare ikomeje kugenda igaragara itumbagira buri kwezi buri mwaka abagikurikira, ariko ukabona ko mu by'ukuri ngo abakizamuye bakomeje kugenda bakurwa bakirukanwa batanahembwe. Ndaza kubona kubwira ko mu by'ukuri uyu witwa ngo Sandrine Isheza akomeje kugenda agaragara nk'ishege mu gitangazamakuru cy'u Rwanda, donc ubwo benshi barakomeza kugenda bamwikoma mu ntamatama bakibaza uti uyu witwa Sandrine Isheza ni iki yatanze, ni iki afite abandi badafite kugira ngo ayobore igitangazamakuru, donc agere naho mu by'ukuri atangira gushyiraho amategeko akakaye cyane akomeza kugenda kandamiza abagabo, ndetse ngo aba bagabo barakomeje kugenda batari inkuru zikubaka societe zigakomeza kugira mu by'ukuri zinafasha kuba igitangazamakuru RBA kugeza kuri aka kanya kizwi ku ruhando rw'umwidagaduro by'umwihariko y'isi. Ariko ndaza kuba nakubwira ngo benshi ubwo ngubwo barakomeza kugenda bibaza impamvu uyu witwa ngo Sandrine Isheza akomeje kugenda bikibazo muri societe by'umwihariko muri iki gitangazamakuru cy'igihugu, ariko ugasanga ngo arashyiraho amategeko akomeza kugenda kandamiza donc abanyamakuru. Ndavuga ngo mu by'ukuri kugeza kuri aka kanya ibi bintu bikomeje kugira byumvikana, ni hatagira igikorwa ndagira ngo mu by'ukuri mu taping aba banyamakuru bakomeye cyane abitwa ko mu by'ukuri ari ibikomerezwa donc bafite icyo bahagarariye basha do bose muraza mutubwire ubwo ngubwo mu by'ukuri kubera iki abagore bakomeje kugenda bagura muri RBA, ukabona ko abagabo bakurwamo. Ese mu by'ukuri nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa na bamwe mu baturarwanda bavuga uti muri RBA harimo ruswa ivuza ubuhuha, harimo ruswa y'igitsina mu by'ukuri ikomeje kugenda ituma abagore bafata ijambo, nyamara ukaza gusanga abagabo bubatse igitangazamakuru kuva muri za 2000, ariko ugasanga ntabwo mu by'ukuri aba
abangaba bari guhabwa ijambo nk'uko bigombwa. Donc ndaza kuba navuga uti ese iki ni ikibazo gikomeje kugenda kigaragara kuba mu by'ukuri benshi mu bari kwibaza muri RBL nk'uko akomeje kugenda humvikana ruswa y'igitsina koko byaba ari byicana kujana nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Donc kurundi ruhande nkongera nkabyemeza kubera iki uraza gusanga bamwe baraza kuba bavuga uti muri RBL harimo ruswa y'igitsina ikomeje kugenda ivugwa. Guys, ugaza gusanga nawe nibyo kuko ntabwo mpamya ko abagabo bari kwirukanwa cyane ugasanga abagore barimo gusigara. Ariko rero nkongera kwibaza uti niki gituma aba bagore bagomba kuba bafata ijambo bakabasha kuba bakirukanisha abagabo bakora igitangazamakuru cy'igihugu cy'u Rwanda RBL guturuka muri za 2 ariko kaza gusanga mu by'ukuri abagore nk'abangaba baje muri za 2020 baraje mu by'ukuri bahise bafata ijambo kugeza naho baba abayobozi bakomeye cyane nk'uyu witwa Sandrine Isheza. Mu by'ukuri biri kumvikana ko yabereye ngo benshi mu banyamakuru b'abagabo ngo Ishege ngakaba mu by'ukuri ari gukomeza kugenda ashyiraho amakuru akakaye cyane ngo bikanatuma abagabo basezera mu by'ukuri bakavuga uti nge sinshoboye kuba nakongera gukora mu kigo cy'itangazamakuru cy'igihugu cy'u Rwanda RBL kubera ko mu by'ukuri ngo amateka hari ngo guys aragoranya cyane ngo nge sinabasha kuba nayashobora kugeza kuri aka kanya. Bamwe muri barindwi mu by'ukuri bikomerezwa ngira ngo mbashe kuba naganiraho gusa muri iminota mike mfite aka kanya ndaza kuba nakubwira ngo uwitwa Rweme Mbabazi aka kanya arihe muri RBL ntabwo acyagaragara. Birumvikana ko yirukanwe ndetse ngo n'abandi bagera kuri 6 nje kuba nakubwira nk'uyu witwa DJ Bisoso kugeza kuri aka kanya ari mu gahinda n'amarira nyuma yo gukora mu by'ukuri abasha kuba yakora kuri tekinike y'umuziki muri RBL. Biri kumvikana ko kugeza kuri aka kanya ngo mu by'ukuri uyu witwa DJ Bisoso wakomeje kugenda ugaragara mu gukora imiziki ikomeje kugenda mu by'ukuri nafasha benshi. Ndagira ngo kuri tekinike za RBL mwumvaga imiziki yakomeza kugenda icurangwa ni witwa DJ Bisoso wakomeje kugenda uyigaragaza. Ariko se ngaka kanya ari mu gahinda n'amarira ateye ubwoba cyane. Witwa Sandrine Isheza rero ngo nawe kugeza kuri aka kanya ngo ari kugenda akicara ku gakanu k'abadonko k'abatara makuru ngo donko yarangiza akaza akababwira icyo bagomba kuba batangaza. Ukibaza uti uyu witwa Sandrine Isheza ni gati kikagomba kuba kaza kakicara ku ntebe kakavuga mu by'ukuri ijambo rikabasha kuba ryakurikizwa donko gakandamiza abagabo bakoze akamenyekana. Abandi bagabo baracyari yopfo ntabwo tubazi guturuka ku muri 2015 bakora ku gitangazamakuru cy'igihugu ariko ngo mu by'ukuri bakaba bumva gusa batazwi. Ibingibi kandi bikaza no kuba byaba ikibazo gikomeye cyane kuba komeza kugenda babyibaza. Sinjye gusa ndagira ngo mu by'ukuri muraza ko mwatubwira muri comment. Ariko rero reka nende kuba mu by'ukuri natinda kuri bikomeje kugenda byumvikana muri RBL by'umwihariko kuri ruswa y'igitsina ikomeje kugenda ivuza ubu abagore bagakomeza kugenda bayobora. Ariko kaza no kuba wasanga ngo uyu witwa ngo Sandrine Isheza ngo yabaye ikibazo gikomeye cyane akomeje kugenda tsikamira ndetse kandi ngo kakanakandamiza ngaba mu by'ukuri twakwita nka big fish breaking news. Ariko kaza no kuba wasanga ngo arakomeza kugenda abakandamiza ku buryo bukomeye cyane ngakabica no kugakano. Niyo makuru mwameje kugenda numva gusa mu by'ukuri amwe mu makuru avugwa n'ay'abamotari ntabwo nyahagaze 100%. Ari mpamvu nakomeje kugenda avuga uti ibintu tubigendemo neza ariko nyuma y'iminsi mike ibingibi biraza kuba byamenyekana kuko burya ngo akaba hihishe mu by'ukuri ngo kaza kuba kagaragara. Ariko rero munyemerere mu by'ukuri mbashe kuba nakinjira muri speech zakomeje kugenda zivugirwa mu mbwigaruhame mu by'ukuri zikanavugwa na Madamu Jeannette Kagame ndetse na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda akaza kuba yakunga muri aya magambo yakomeje kugenda agaragazwa. Rero mu by'ukuri ndatinze munyemerere mu minota mike nsigaranye ahangaha kuri GB Empire nze kuba navuga uti mu by'ukuri ibikomeje kugenda bigaragazwa muri RBL biteye ubwoba cyane. Byakomeje kugenda bimbabaza ndavuga uti kubera icyo abagabo mu by'ukuri donc nakomeje kugenda kigaruka. Ariko reka iki kintu nyirega nzakigaruka mu kigaro cy'ubutaha. Ariko kirancengura umutima mwibaza impamvu abagore bakomeje kugenda bafata ijambo mu by'ukuri muri RBL ugasanga donc si muri RBL gusa nongeye kugaruka muri societe y'aka kanya uraza gusanga abagore bakomeje kugenda bakandamiza abagabo mu bintu bitandukanye. Ugasanga mu by'ukuri abagabo bari kubaka ibintu ariko ngo mu by'ukuri bitsina by'abagore niko nkomeje kugenda numva
biraza kuba byatuma ngo bakomeza kugenda bahabwa power n'imbaraga mu by'ukuri ziza kuba zatuma bayobora abagabo. Iki kintu nkongera kuba nakigarukaho nkabona ni ikintu gikomeza kugenda kibangamira societe kugeza kuri aka kanya muza kuba wacyumva nawe uraza kurira muri isi turi baka kanya uraza gusanga ariko bimeze. Ariko munyemera ibi bintu mu by'ukuri bya ruswa n'ibiki biri kumvikana muri RBB bicumbikiye aha, nzaze mu kiganiro cy'ubutamfite ibimenyetso bigaragara 100%, ariko biri kumvikana ngo ko witwa Sandrine Sheza mu by'ukuri kugeza kuri aka kanya ngo yakomeje kugenda tsikamira abantu, ngakaza no kuba yatuma abagabo bazamuye iki kigo cy'igitangazamakuru mu Rwanda, gitangazamakuru mu Rwanda ngo bari gukomeza kugenda birukana, ngo ariko mu by'ukuri ngo witwa Sandrine Sheza agakomeza kugenda arya amafaranga wenyine, ariko ngo mu by'ukuri ababyubatse bari hehe ntabwo bari kugaragara. Abandi ngo mu by'ukuri bakava mu bitangazamakuru ngo bagiye kwikorera bagera mu isi yo hanze bagasanga baribagiranye kubera iki barabaryamiye. Ariko rero badinda komeza kugenda avuga uti munyemere mbaze kuba mu by'ukuri nakusanya ibimenyetso n'amakuru ubundi nzaze mbaga ubutaha mbabwira uti mu by'ukuri ibiri gukorerwa muri RBR kugeza aka kanya nkarabiye imbere yabo n'abanyarwanda ndakarabye, kubera ko mu by'ukuri ibikomeje kugera byumvikana biteye ubwoba guys, biteye ubwoba cyane. Ngenda kubwira uti komeza ubane natwe kugira ngo